ntabwo Muhammad sallallahu alaihi wasallam yigeze abwira abasahaba ngo bamukurikire, ahubwo we yaje avuga ati nimunyizere ibyo nje kubabwira. Ibi bisobanuye iki bine data? Bisobanuye ko uwagombaga gukurikirwa kugeza uyu munsi ari Isa bin Maryam. Ngo iyo tugeze muri Mariko, iyo isomye muri Mariko mutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mu Evanjiri ibice biri murongo wa 5, tubona nibihuza n'uyu murongo kuko Qur'an yavuze ngo wayaghfir lakum dhunubakum, kandi ngo izababarira ibyaha byanyu. Iyo tumye tubona ko nta wundi babarira ibyaha by'abantu uretse Yesu Kristo. Igitabo cya Qur'ani nicyo nize kuva mu bwana bwanjye ndetse kugeza mpindutse shekhe, hanyuma mbasha no kukigisha. Naje yo guhishurirwa kuri Yesu Kristo cyangwa se Isa bin Maryam ko ari Imana mu gihe nasomaga Qur'ani ndetse no mu gihe nayigishaga. Mu by'ukuri mu butumwa bwo bwose intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ntabwo yahwemye kwigisha abarabu ko Isa mwene Mariya yari Imana. Ntiyahwemye kubigisha uwo Yesu Kristo cyangwa se Isa bin Maryam mu cyarabu uwo yari we. Muri hutuba ze zose, mu nyigisho ze zose, no muri muhadara zose Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakoresheje ibyo yavuze byose hamyaga Isa bin Maryam, yamuhamyaga nk'Imana, yamuhamyaga nk'uwo we akorera, nk'uwo yaje gutangaza ibye. Kuko Muhammad sallallahu alaihi wasallam yiyitaga ko we ari nadhiru mubini, ko yaje gutangaza ubutumwa bwiza. Hanyuma akavuga ko Isa bin Maryam we mu by'ukuri ari roho w'Imana cyangwa se akaba umwuka w'Imana. Kama qala Isa bin Maryam, ni mube abezi dini y'Uwiteka, ni mubezi inzira z'Uwiteka nkuko byavuzwe na Isa bin Maryam Rasulullah. Nkuko Isa nawe yabibwiraga intumwa ze, baza ntumwa ze tubona muri Bibiliya cyangwa se al-Hawariyina muri Qur'ani baravuga. Yanuba ngo we yavugaga ibyavuzwe na shebuja Isa bin Maryam. Muhammad yavuga ibyavuzwe na shebuja Yesu mwene Mariya. Ntago rero by'ukuri yigeze Muhammad ubwe yigeze yumva ko we araho ahwaniye na Isa bin Maryam. Uyu munsi bitishimye mu mutima, hari impamvu nyinshi zane gushima. Uyu munsi bitishimye mu mutima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amazina yanjye nitwa Sheikh Said, nkaba ndi ustadhi mu idini ya Islam. Ustadhi bisobanuye umwigisha. Hanyuma nkaba naragiriye ubuntu butangaje bwo guhishurirwa kuri Isa mwene Mariya, ari we abakristo bita Yesu Kristo. Ubwo nasomaga Qur'ani ndetse n'igihe nigishaga Qur'ani, nagira amahirwe guhishurirwa Yesu Kristo uwo ari we. Ndatangira nsobanura kuri Qur'ani gatoya ndetse no kuri Bibiliya. Kuri iyi ngiyi ni Qur'ani, iyi ngiyi ni Bibiliya. Ibi ni ibitabo bibiri bitandukanye. Igitabo cya Qur'ani nicyo nize kuva mu bwana bwanjye ndetse kugeza mpindutse shekhe, hanyuma mbasha no kukigisha. Naje yo guhishurirwa kuri Yesu Kristo cyangwa se Isa bin Maryam ko ari Imana mu gihe nasomaga Qur'ani ndetse no mu gihe nayigishaga. Maze rero guhishurirwa Isa mwene Mariya uwo ari we abakristo bita Yesu Kristo, icyo bivuze niyo mpamvu nta soni mfite zo kumuhamya nk'Imana kandi akaba n'Imana. Mbere yo kuza mu isi, igihe yari mu isi ndetse n'iteka ryose. Mu by'ukuri Qur'ani, iki gitabo cy'Abayisilamu aricyo gitabo nigisha, iki ni igitabo gitoya kuri Bibiliya. Ni igitabo kigizwe n'ibice bitatu, nubwo ariko gifite isezerano rimwe. Ni isezerano rimwe ariko kigizwe n'ibice bitatu. Igitabo kivuga ku mategeko Imana itegeka gukora,
n'amategeko Imana ibuza ndetse n'amateka y'Abayisiraheli. Uburyo gisomeka n'uburyo cyanditse ni mu buryo bw'ibisigo, ni nka Zaburi. Ni nayo mpamvu uzumva iyo gisomwa Abayisilamu tugisoma tumeze nk'abarimo kuririmba, nuko ari ibisigo. Hanyuma Muhammad sallallahu alaihi wasallama akaba yari umusizi, akaba yari n'intumwa y'Imana. Bibiliya nkuko tubizi ni igitabo kigizwe n'amasezerano abiri, isezerano rishya n'isezerano rya kera. Ariko iki ngiki kigizwe n'isezerano rimwe ryonyine, ni isezerano ry'amategeko. Numva wakegeranya na Tora cyangwa se ni nka Tora, ndetse iyo usomye usangamo Tora ariyo Taurati ndetse na Zaburi. Hanyuma ugasangamo n'amateka y'Abayisiraheli ndetse na Injili cyangwa se ariyo Vanjili ya Yesu Kristo. Muri uyu mwanya rero ni organiza Abayisilamu n'abatari bo ishurirwa nagize nyuma yuko ndi sheikh mu idini ya Islamu ndetse nkaba n'umwigisha wa Qur'ani igihe kitari gitoya. Naje rero guhishurirwa ubutumwa nayishuriwe, nifuje kubugeza kuri mwese. Mu by'ukuri mu butumwa bwo bwose intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallama ntabwo yahwemye kwigisha Abarabu ko Isa mwene Mariya yari Imana. Ntiyahwemye kubigisha uwo Yesu Kristo cyangwa se Isa bin Maryam mu Cyarabu uwo yari we. Muri hutuba ze zose, mu nyigisho ze zose, no muri muhabara zose Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakoresheje ibyo yavuze byose hamyaga Isa bin Maryam, yamuhamyaga nk'Imana, yamuhamyaga nk'uwo we akorera, nk'uwo yaje gutangaza ibye. Kuko Muhammad sallallahu alaihi wasallam yiyitaga ko we ari nadhiru mubini, ko yaje gutangaza ubutumwa bwiza. Hanyuma akavuga ko Isa bin Maryam we mu by'ukuri ari roho w'Imana cyangwa se akaba umwuka w'Imana. Ni ukuvuga ngo mu gihe cyose Muhammad sallallahu alaihi wasallam yifuzaga ko Abarabu basobanukirwa Isa cyangwa se Yesu bakamwizera kugira ngo abahindukire ubuzima. Niyo mpamvu mu nyigisho ze zose Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasubiragamo ibyavuzwe na Isa bin Maryam alayhi salama, kuko yagombaga kubahiriza ibyo yasize avuze. Ni ukuvuga ngo mu mbereho ye yose Muhammad ntago yigeze yishyira hejuru ngo yumve ko ari hejuru ya Yesu, aho guteka ryose yavugaga nkuko umuyoboro ari umuyoboro Yesu yasizeho. Qur'ani isura 106:14 iravuga ngo ya ayyuhalladhina amanu yemwe bemeye kunu ansarullahi kama qala Isa bin Maryam lil hawariyun nahnu man ansaru ila Allah. Nukuvuga ngo igihe cyose Muhammad sallallahu alaihi wasallam we yasobanuraga agasubiramo neza ibihwanye n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo buri muri Matayo ibice 8:19 ahavuga ngo nuko mugende mu mahanga yose muhindura abantu bose abigishwa. Iyo ni Bibiliya, Matayo 28:19. Nuko mugende mu mahanga yose muhindura abantu bose abigishwa, abizera mubabatiza mu izina rya Data Umwana n'Umwuka Wera, mubabwira kwitondera ibyo nasize mvuze. Iyo ni Bibiliya muri Injili ya Matayo. Ariko none bigahuza na Qur'ani isura 66:14 aho kwanavuga ngo ya ayyuhalladhina amanu yemwe bemera kun ansarullah wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam babwiraga Abarabu yatumweho kun ansarullah kama qala Isa bin Maryam, ni mube abezi dini y'Uwiteka, ni mubezi inzira z'Uwiteka nkuko byavuzwe na Isa bin Maryam rasulullah. Nkuko Isa nawe yabibwiraga intumwa ze ntumwa ze tubona muri Bibiliya cyangwa se al-Hawariyin muri Qur'ani baravuga ngo we yavugaga ibyavuzwe na shebuja Isa bin Maryam. Muhammad yavugaga ibyavuzwe na shebuja Yesu mwene Mariya. Ntago rero by'ukuri Muhammad ubwe yigeze yumva ko we araho ahwaniye na Isa bin Maryam. Bishatse kuvuga ikero bene data, hangana nasobanuraga ukuntu mu by'ukuri twebwe Abayisilamu uko twizera yuko ngo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni intumwa y'Imana, ngo na Isa ni intumwa y'Imana, tukabumva ko abantu ari bamwe. Nyamara Muhammad ubwe ntabwo yigeze yigereranya na Isa bin Maryam, aho guteka ryose yavugaga ibyo
Yesu Kristo yasize ategetse. Numva ngo Muhammad yari mu muyoboro wa shebuja Yesu Kristo. Nicyo bishatse kuvuga. Mu by'ukuri rero ikintu cyanteye gutegura ikiganiro nuko mu by'ukuri maze guhishurirwa yuko Yesu Kristo ari umwana w'Imana, akaba n'Imana, ndetse akaba ari we nzira yonyine izajyana abantu mu ijuru. Nkanjye nk'umushehe niko nabihishuriwe. Ikintu kigoye, ndatangariza abantu ko ikintu kigoye ndetse gikomeye ku Muislamu kwemera nuko Yesu ari Imana. Ikintu cyanzanye uyu munsi nshatse gutangariza abakurikira n'abazakurikira nuko batangariza ko nkanjye shehe maze imyaka myinshi nigisha Qur'an, wasomye Qur'an, wavukiye mu idini, nk'idini nkaminuza idini, nkigisha idini, nje gutangariza abantu ko mu by'ukuri nahishuriye ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana, akaba Imana, kandi akaba ari we nzira yonyine izajyana mu bugingo. Ndabanza gusobanura mu by'ukuri Yesu Kristo uburyo ari Imana. Ntabwo roho yavuyemo Nabi Isa cyangwa se Yesu Kristo ari yaturutse ku Mana. Abantu bakunze kuvuga ngo Yesu Kristo ngo roho ye ni roho nk'iz'abantu bose, ariko roho yavuyemo Yesu Kristo cyangwa se Isa ibn Maryam ntabwo ari roho nk'izacu zisanzwe ziturimo twebwe, ahubwo ni roho y'Imana. Bene data, roho y'Imana niyo yaje muri Isa, iza muri Mariya. Ntabwo ari roho isanzwe nk'uko umwana ajya mu nda nyuma roho ikaza ikamujyamo. Roho yavuyemo Isa ibn Maryam cyangwa se Yesu Kristo ni roho y'Imana, nk'uko turi busome muri Qur'an. Ni ukuvuga ngo mu buryo budasanzwe roho yinjiye mu rurarwa ruri mu busa rwa Mariya, hanyuma Isa ibn Maryam atangira kubaho atabayeho mu buryo bw'abantu basanzwe babamo, kuko n'umubiri utigeze n'umubiri utakomoka kwa Adamu. Niyo mpamvu Bikira Mariya yabujijwe ko yagira umugabo babona n'igihe cyose atwite Yesu Kristo. Bisobanuye iki bene data? Bisobanuye ko Isa ibn Maryam mu buryo bw'umubiri no mu buryo bwa roho ntawe ahuriye n'abantu, uretse ko yabaye umuntu akaba umuyuda ku bw'amategeko gusa, ariko we yari Imana. Dusomye Qur'ani Surat Tahrim, Qur'an ni sura ya 66, ni sura 66 umurongo wa 11. Iravuga ngo wa Maryama binta Imran allati ahsanati farjaha fanafakhna fihi min ruhina. Ngo wa Maryama binta Imran, ngo Maryam umukobwa wa Imrani, allati ahsanati farjaha fanafakhna fihi min ruhina. Uwo nguwo niwe waziwe n'imbaraga z'Imana, wazo nihishurwa ry'Imana, wagiriwe imbabazi n'Imana, hanyuma mushyiramo roho yanjye, fihi min ruhina, hanyuma ashyirwamo roho yanjye. Iyi ni roho y'Imana, ntabwo ari roho y'umuntu. Bishatse kubikira bene data, ni roho y'Imana yagiye muri Mariya, ntabwo ari roho isanzwe, ni roho y'Imana. Fihi min ruhina, hanyuma mushyiramo roho yanjye. Niko Qur'an ivuze. Bisobanuye iki rero? Bisobanuye ko intumwa y'Imana Isa ibn Maryam cyangwa se Yesu Kristo yaje ari Imana, kuko ni umwuka w'Imana. Nkuko tugiye kubireba muri Qur'an, ukuntu Qur'an isobanura neza ikamusobanura muri detaye zose, ariko tubanje kureba uburyo we Yesu Kristo ari umwuka w'Imana, ari roho y'Imana, atari roho isanzwe nk'izi zagiye mu bantu bari bo bose, ahubwo we ni roho y'Imana. Qur'ani mu sura 19, Qur'ani sura 19 irabisobanura neza. Qur'an iravuga ngo qala, isura 19 umurongo wa 21,
iravuga ngo qala kadhalika qala rabbuka. Iki ni igihe Mariya yarabajije marayika mutagatifu w'Iteka ubwo araje kumutangariza inkuru z'uko azasama inda y'umwana. Araza aramubwira ati bizagenda bite ko ntigeze ndyamana n'umugabo, nje nta mugabo twaryamanye, bizagenda bite ko mbyanzabyara umwana w'umuhungu. Aramubwira ati qala kadhalika, ibyo biroroshye, qala rabbuka, kuva Imana ari bivuze, huwa ala haynu wa qad khalaqtu min qablu walam taku shay'an. Aramubwira ati uwo nguwo tuzamugira ikimenyetso gikomeye. Qala kadhalika, ibyo ngibyo biroroshye, bizagenda bityo, Imana birayoroheye. Qala rabbuki huwa ala haynun, nyagasani wawe niko bivuze. Walnaj'alahu ayatan, tuzamugira ikimenyetso. Uwo ni Yesu Kristo, tuzamugira ikimenyetso linasi, ku bantu, wa rahmata, ndetse n'impuhwe ku bantu, minna, kuba n'impuhwe ziturutse ku Mana zizi abantu, wa kana amran maqdiya, mu mugambi ugomba gusohozwa. Bivuze iki bene data? Nukuvuga ngo kera kabaye, none w'isi, isi yari iziwe n'ikimenyetso. Nta kindi kimenyetso cyari cyaraziye ku isi kigaragaza Imana. Nukuvuga ngo Isa bin Maryam yaje ari ikimenyetso cy'Imana ubwayo. Imana izanye ikimenyetso ntakuka kitigeze kiba kuva kuri Adamu alayhi salam kugera kuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nta kimenyetso cyari cyageze kibaho kiza uretse ko Imana yakerekaniye muri Isa bin Maryam alayhi salam. Icya kabiri, Imana avuga ngo tuzamugira impuhwe. Nizo mpuhwe Imana yahisemo kohereza mu isi mu mwana wayo Yesu Kristo. Imana ibasha kugirira impuhwe isi zinyujije mu mwana wayo. Nanone avuga ngo ni nawo mugambi ugomba gusohozwa. Avuga ngo kera kabaye isi yari ikeneye umugambi, hari umugambi isi yari itegereje utagisohorera mu bandi rero bose. Qur'an ivuga ko bazari intumwa z'Imana, ahubwo utegereje kuzasohorezwa muri Yesu Kristo, umwana w'Imana. Bishatse kuvuga ikiro bene data, iki ni gihamya kigaragaza ko Yesu ari Imana, nahishuriwe ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana, akaba Imana, akaba ari nawe inzira yonyine izajyana abantu mu bugingo buhoraho. Nihuse rero ibi birahita bihuza na Bibiliya mu gitabo cy'Abakolosayi 1:15. Bibiliya avuga ngo uwo niwe shusho y'Imana itaboneka, kandi ngo niwe mfura mu byaremwe. Bishatse kuvuga iki? No, uwo niwe shusho y'Imana itaboneka. Imana abantu batazi batarabona yihishuriye mu mwana wayo Yesu Kristo kugira ngo noneho igaragare. Hanyuma ngo ni nawe mfura mu byaremwe. Ngo ibyaremwe byose byabashije kuremwa kagaragazwa bikaboneshwa amaso. Nta kintu cyabasha kuruta Isa bin Maryam cyangwa se Yesu Kristo, kuko byose biri hejuru, biri munsi y'ibirenge bye. Bishatse kuvuga iki rero? Iki ni cyane cyuko Yesu Kristo ari Imana, ari umwana w'Imana, akaba Imana, kandi akaba ari nawe inzira yonyine izajyana abantu mu bugingo bene data. Izi rero ni gihamya gihuza no mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko igice 11:9. Handitse ngo nuko abamushagaye bose, niko muri Mariko. Aho ni muri Injili, mu gitabo cya Injili, mu butumwa bwiza Mariko igice 11:9, ngo nuko abamushagaye bose bagende bakoma amashyi n'impundu bavuga ngo hahingo hoziyana, hahirwuje mu izina ry'Uwiteka. Allahu akbar, hahirwuje mu izina ry'Uwiteka. Birahita bihuza na Qur'an ivuze ngo tuzamugira ikimenyetso, tuzamugira impuhwe, kandi uwo ni wo mugambi ugomba gusohozwa w'Imana ku bantu cyangwa se mu isi. Kuba rero isi yarakomye amashyi ngo abamushagaye bose ubwo aretswe n'icyana cy'indogobe, niko biri tubwiye, ngo bazavuga ngo hoziyana, hoziyana, hahirwuje mu izina ry'Uwiteka. Iki ni cyuko Yesu Kristo cyangwa se we Isa bin Maryam yari umwana w'Imana, ari n'Imana, kandi akaba ari nawe inzira yonyine izajya abantu mu bugingo buhoraho. Twihuse rero kugira ngo turebe impamvu Yesu Kristo yaje mu isi kandi agaragara ari umuntu. Mu yandi magambo, Yesu Kristo cyangwa se Isa bin Maryam, ndagira ngo ntangaze ko nubwo yari Imana ariko yari umuntu ku rundi ruhande. Yari umuntu akaba n'Imana, nukuvuga ngo yagize kamere ebyiri. Yesu Kristo yagize kamere ebyiri, yari afite kamere y'Imana na kamere y'ubumuntu. Ariko twebwe abayisilamu ntabwo tuzi Yesu Kristo nk'Imana, ahubwo tumuzi nk'umuntu. Ariko Isa bin Maryam cyangwa se ari we Yesu Kristo
yabaye umuntu kandi ari n'Imana, ngo yagize kamere ebyiri, ni umuntu kandi akaba n'Imana. Qur'an bisobanura neza mu isura ya 4 ya surati Nisa'i umurongo wa 71. Qur'an bisobanura neza. Qur'an avuga ngo ya ahlil kitabi la takhlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi ila al-haqq innamal masiha Isa ibn Maryama rasulullah wa kalimatuhu. Sadaqallahu al-azim. Qur'an ravuze ngo yemwe abemera, ya ahlil kitabu, yemwe bahawe igitabo, la takhlu fi dinikum, nimugakere nsingimye idini yanyu, ntimugatobato cyangwa se ngo muca amazi mwizerere yanyu, wala taqulu ala Allahi, kandi ntimukavuye ku Mana yanyu uretse ko illa al-haqq, uretse ko muzayivuga iby'ukuri gusa. Innama masiha Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu, mukuri ngo Yesu mwene Mariya ari we Yesu Kristo, ngo rasulullah, ngo ni intumwa y'Imana, wa kalimatuhu, akaba na jambo w'Imana. Kalima, icyo ni cyarabu, kalima ni jambo, kalimatuhu ikimana yavuze. Ngo Isa ibn Maryam rasulullah, rasulu ni cyaje yari umuntu, hanyuma kalima ni jambo, kalimatuhu, ndetse akaba na jambo w'Imana. Nukuvuga ngo ijambo ry'Imana niryo ryagiye mu nda ya Mariya rivamo Isa ibn Maryam, bisobanuye ko Yesu Kristo afite kamere yo kuba ari rasulu, ni umuntu, ni intumwa, abo ni intumwa. Iyo niyo igo ni uruhande rw'onyitwe rwa Islam dusobanukiye ko ari intumwa. Ariko Qur'an ivuze ngo, ariko Qur'an ivuze ngo wa kalimatuhu, ndetse akaba na n'ijambo ry'Imana, akaba na jambo w'Imana. Nuvuga ngo kalima ni ijambo, hanyuma rasulu ni ukuba yari intumwa. Qur'an hishuye neza ko Yesu Kristo yari umuntu kandi akaba n'Imana, yari Imana kandi akaba n'umuntu. Niwe jambo, niwe jambo. Kuko Qur'an muri isura 19, Qur'an mu isura 19 umurongo wa 35 avuga ngo idha, umurongo wa 19 surati Maryam, umurongo wa 19, umurongo Qur'an isura 19 umurongo wa 35 haranditse ngo idha qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ngo iyo Imana igennye ikintu iravuga ngo baho kikabaho. Idha qadha amran fa innahu yaqulu lahu kun fayakun. Iyi Imana igennye ikintu kibaho kibaho. Bishavuga ngo iri Imana irema kuri kun qafu na nun, kun fayakun. Iyo qafu na nun ni Isa ibn Maryam, ndiwe Yesu Kristo, kuko niwe waremewe ibintu byose, niwe jambo ryaremewe ibintu byose. Ibintu byose byaremewe muri we, niwe qafu na nun, niwe kun fayakun, niwe baho ibintu bikabaho, kuko niwe jambo y'Imana. Bita bihuza na Bibiliya. Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku gatatu haranditse ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana, nta n'ikintu na kimwe kiriho kitaremwe nawe. Bivuga ngo Isa ibn Maryam niwe waremye ibintu byose, kuko niwe jambo ry'Imana, niwe jambo ry'Imana. Qur'an rabihishuye yuko ariwe wa kalimatuhu, ni nawe jambo ry'Imana. Bibiliya ishuye ko ijambo ry'Imana ryo ko yari we jambo, kandi ko ari ibintu byose byaremewe. Twihuse rero angana agaragazaga uruhande by'ukuri Yesu Kristo yari umuntu akaba n'Imana, yari rasulu, yabaye uko abantu babaho twese, uko abantu tubayeho. Ariko ku rundi ruhande abantu bazi ko abantu ntibamenya ko ari Imana, kuko ni urema ibintu byose byarememo, niwe qafu na nun, kun fayakunu. Imana avuga ngo ibintu bibeho bikabaho. Ndagira ngo rero nsobanure uburyo Isa abantu bamwibeshyeho Yesu Kristo. Ntabwo nuko nevuze ruguru, ntabwo Isa ibn Maryam cyangwa se Yesu Kristo ari umuyuda. Impamvu abantu bibeshya avuga ko Yesu Kristo ari umuyahudi, ntabwo Isa yari umuyahudi. Oya, Yesu yari umuyuda gusa mu gutwarwa n'amategeko, kuko Imana ntigira ubwoko, Imana ntigira igihugu, Imana abantu bose n'ab'Imana.
Yesu Kristo yatwawe n'amategeko, yaje ayo atwarwa n'amategeko avukiye mu Bayuda kubw'isezerano rya Aburahamu, Isaka na Yakobo. Avukira mu Bayuda, aba umuyuda ariko utwarwa n'amategeko, ariko ntago amaraso yari aya kiyuda, ahubwo kubera ko we yari Imana. Bireta bihuza n'urwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya ibice 4:4, aravuga ngo nuko igihe gisohoye Imana yohereza umwana wayo azatwarwa n'amategeko. Ari amategeko yatwaraga Yesu Kristo ari we Isa bin Maryam, ni yamuhindura kuba umuyuda, ariko ntiyari umuyuda kuko yari Imana. Yari Imana. Ubuyuda bwe nuko yatwarwaga n'amategeko. Iki ni ikintu cyo kumbyukuri Yesu Kristo rwagaragaye nk'umuntu, ariko yari Imana ku rundi ruhande. Mu by'ukuri rero ndimo nageza gusobanura uburyo Yesu Kristo nashuriye ko ari umwana w'Imana, akaba Imana kandi akaba ari wenyine mu by'ukuri uzajyana abantu mu ijuru cyangwa se mu bugingo buhoraho. Mu bisigo bya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ariyo Qur'ani hagaragaza uburyo Isa ari we wenyine abari mu isi ndetse n'iteka ryose bakwiye gukurikira. Nkuko nabwiye, Qur'ani ni ibisigo bya Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagereranyije na za Zaburi, kuko n'uburyo isomwa nka Zaburi, kandi Muhammad yari umusizi nubwo yari intumwa y'Imana. Hanyuma mu gisigo cye gikomeye cyane, kuko yakundaga kubwira Abayuda uwo Yesu ari we, ariko bo ntibabyakire gutyo, kuko bumvaga nabo bakeneye ko intumwa y'Imana igira agaciro nk'aka Isa bin Maryam, ariko akagerageza kwicisha bugufi, bagashaka kubabwira bakwiye gukurikira, wakababwira uwo ari we, yuko yaje kubabwira ubutumwa bwiza no kubabwira kweza inzira z'Uwiteka nk'uko byavuzwe na Yesu Kristo, ariko bagashaka nyine kumwumva bitandukanye, kuko bashaka nabo kuba super power, bakagira intumwa nk'uko intumwa zose muri zatwomokaga mu Bayahudi. Qur'ani ibisoma neza mu isura ya 3. Iyi sura yitwa surati Ali Imran, umurongo wa 55, ni isura ya 3. Qur'ani iravuga ngo idh qala Allah ya Isa, ngwigihe Imana yabwiraga ngo yewe Isa, inni mutawafika, jewe nzaguhisha, warafi'uka, kandi nguhungishe wa illa limutahhiruka min alladhina kafaru, ngutandukanye n'abagupinze min alladhina kafaru, waja'ilu alladhina tabauka, kandi nzashyira tabauka fawqa alladhina kafaru, kandi nzashyira bakurikiye Isa cyangwa se ari we Yesu fawqa, hejuru y'abamuhakanye, ila yawmal qiyamati, nzashyira bakurikiye wa fawqa alladhina tabauka, nzazamura alladhina tabauka, nzashyira hejuru bagukurikiye, fawqa min alladhina kafaru, hejuru y'abaguhakanye. Bibisha kubikine data, aya ni amagambo Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasubiriragamo Abarabu yari yaratumweho, yahoraga babwira yuko by'ukuri inzira iganisha mu bugingo ari gukurikira Isa bin Maryam cyangwa se Yesu Kristo kugeza illa yawmal qiyamati. Ntabwo ari kuzageza igihe Muhammad azazira ngo bamukurikire nawe, hoya, ahubwo kuzageza ku munsi w'imperuka, yawmal qiyama, no munsi w'imperuka. Muhammad Yesu mwene Maria cyangwa se Yesu Kristo ni wo gukurikirwa no kwizerwa no gukorerwa kugeza ku munsi w'imperuka. Ntago ari kuzageza ngo noneho igihe kirageze Muhammad araje tumukurikireho. Ya Muhammad yaje ruje gutangaza inkuru nziza mu by'ukuri no kuyobora abantu inzira y'ukuri, ariyo yazanywe na Isa bin Maryam mu by'ukuri, ariko aza yicisha bugufi, ahubwo atangaza Yesu Kristo uwo ari we. Iki ni jamye rero bene data cyuko mu by'ukuri Yesu Kristo ari we kwekurikirwa kuzageza ku munsi w'imperuka. Nanone nkaho yagize ati, nanone muri isura murongo wa 33, Muhammad sallallahu alaihi wasallam arimo kubwira Abayuda, aravuga ati qul, nababwiye ko Qur'an ari nk'ibisigo, yavuga ngo qul, igihe bavugaga basubiramo, bavuga ngo qul, ngaho nimusubiremo, qul, basubiramo, ngaho nimuvuge, basubiramo, bavuga ngo ya ayyuhalladhina amanu, yemwe abemeye, in kuntum tuhibbuna Allah fatabi'uni, yemwe abemeye nimba mvuga ngo mukunda Imana, fatabi'uni, nimunkurikire, yuhibbukum Allah, Imana izabakunda, wa yaghfir lakum dhunubakum, kandi ngo ibabari ibyaha byanyu, wallahu ghafurur rahim. Mu by'ukuri Imana ni nyiri impuhwe kandi nyiri imbabazi. Aya ni amagambo Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasubiragamo, aboneka muri Injili
cyangwa se mu ivanjiri aho Yesu Kristo yagendaga abwira abantu ngo nkurikira, ajya kwa Matayo, Petero, Yohana, Yakobo, uwo yagomba kubwira ngo nkurikira, uwo ni we agomba kungukira akazamugeza mu bugingo buhoraho. Ntabwo Muhammad sallallahu alaihi wasallam yigeze abwira abasahaba ngo bamukurikire, ahubwo we yaje avuga ati nimunyizere ibyo nje kubabwira. Ibi bisobanuye iki bene data? Bisobanuye ko uwagombaga gukurikirwa kugeza uyu munsi ari Isa bin Maryam. Ngo iyo tugeze muri Mariko, iyo isomye muri Mariko mutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mu ivanjiri ibice biri murongo wa 5, tubona nibihuza n'uyu murongo kuko Qur'an yavuze ngo wayaghfir lakum dhunubakum, kandi ngo izababarira ibyaha byanyu. Iyo tumye tubona ko nta wundi wabarira ibyaha by'abantu uretse Yesu Kristo. Isa bin Maryam niwe wabarira ibyaha by'abantu, ntabwo Muhammad yabarira ibyaha by'abantu, ahubwo barira ibyaha by'abantu ni Isa kuko ari Imana. Bibiri yivuze ngo iki? Biravuga ngo nuko Yesu Kristo abonye kwizera kw'abazanye icyo kirema cyangwa se umurwayi, ngo abonye kwizera kwabo ngo aravuga ngo ibyaha byawe urebe bariwe. Bisobanuye bene data, ngo ukwiye gukurikirwa ni Yesu Kristo kuko ni ubabarira ibyaha by'abantu. Nicyo bihuza n'uyu murongo wa Qur'an uvuze ngo in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, bagwe ngo bakunda Imana nibagukurikire. Aya magambo Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasubiragamo ayakura muri Injili, kuko nabwo ko biriya irimo Injili isobanura ibya Injili ariko ubutumwa bwiza cyangwa se ivanjiri. Ibi bisobanuye bene data, bita bisobanura ko mu by'ukuri Yesu Kristo ari umwana w'Imana, akaba Imana isumba byose, kandi akaba wenyine uzajyana mu bugingo buhoraho.